ewe kanze nze hano turere natabaye ntara akazuba ikeneye kugenda tukava no mu cyaro hakiri kare rwose reka ntabwo wari kurumva n'urusaku rwinshi ubu tugiye mu bukwe Manudi yarongoye Manudi wa kagasaza ngo nibijobije nk'iki bikoti ariko bikozeho buzima ngo batanyumva bakansiga kagasaza kanze gusaza umva ndakuvuga ntabwo wamenye ko ari abo mu cyaro twavuye mu mujyi tumeze neza twiringaniza ariko nabo barabadutwarira banze turava dutaha ubundi ariko ibintu twari kuriye kuko ndabona rwose abakobwa bikozeho reba hano sinabwo yewe ndi kujya nk'undebe babere na data abandi bose nababwe ngo yusa na so washindiwe si iyo ubuciye bugufi ko urakagira amata n'abatarami umva rero ubure ikintu gihari amasaha ari kugenda izuba rigeze hehera riri gushwekura nuko reba bakayekeze babanze bangira umpatse reka undebere ngo baragera inahagiheke kandi bazi ngo turaje kantarange kugira uzave uzi kwira iyi imvura igusanze urebye nawe nukwirara muri za ruhurura cyangwa wareba nawe ikaguhurudukana kumira mwana iswa rihe ari mu nzira nasize ari kwitegura kagiye guhita sadara ndi ntabwo nzongera kuja ndamugiye kandi ibyo wanyu simbyitabira ariko nawe ari mu nzira no kuvuga ngo ari mu nzira nyoko nk'abasaza ari gucunga gake nawe bari kuzana mutwaza ubwo rero nabuze umuntu w'umusore agenda mpaje intango niyo mpamvu nazindutse noneho ukumva bwanakeye ndakumva gahunda ihari rero tugiye gushwekura pe ni ugukoresha uko ushoboye ntubizibe mu magambo ukarasa hehe ku ntego narumvishe ngo umuntu batumiye uhagarariye uriya muryango arakaze we yaranabwigiye mu mpamyabumenyi muri za kaminuza ubwo rero iyo ushatse guca muzapanya hehe na hehe araragutahuraga uvuga icy'ingenzi kitujanye ndarasa ku ntego ukavuga ko gahunda ihari no gufata irembo giye kugira amata kubizi nta mpamfite uyawe nuko ujana ingurube n'ibyana byaye kugira irembo rititwa inturukuru yego ubwo gahunda aho ngaho waramuka bigucitse nuko tukoze nabyivugira ko dutashe nta wankira oya ingurube n'ibikana byayo nk'ubu ndebe abagore baraza gupfuka amafuki babwire bihute njye nasoje babakobwa batumiye barihe bamwe bari mu nzu abandi bari mu nzu twavuganye dore bwira dore yamwe bako nimugira umusohoke mwese musohoka hano hantu nimusohoke ese sheri kabwa karabe koko ubu uracyakora ibi cyaka abantu b'abagabo mwigira nk'abagore reba igihe nasohokeye ngewe ndizera byasoje ndaje biyobye ndamutungura urumva ndamutungura umva ubwire uramutungura si byari biciro kwambara si tugiye mu kirori tugiye kujya Kigali aya kuramo ibise nabyo urabijyana i Kigali kandi wa mugabo ntukansebye uburyo nusigasangwe abona ko nambaye nabi uragira ngo i Kigali bagenda bambaye gutyo nashaka ahubwo ndebera nambaye neza wambaye neza wowe ibi ngi simbijyane oya ndike ibi ngibi ngo gira vuba ariko se gira vuba ibi ni ikira uyu mugabo nawe azansebya pe gira vuba ngwino yewe ndize inkweto ndajyaneze ngwino harya gitaye turayijyana uko se wihera mu magambo y'umugabo ra kuko wasimbuye abagore Kararisa nagorwa wa mugabo we ibi ni ibicyuzanye tugiye kugwa ariko tugiye kujya Kigali urumva umva rero umva nkubwize ukuri wijya kunsebye Kigali ibi bikweto kari byinaha mu cyaro byo kujyana i Kigali woni byahe mu cyaro inaha mbabarira subiza mu nzu wa mugabo subiza mu nzu tugiye guhera muri urabitunganya ngo bikoreshe ikize uziyo negera mu cyaro amafaranga mbona none ngi Kigali sinjyana inkweto yacu ariko waranze ndahamagara ndega kumfasha kunaniye ndabwira ndenga kumfasha Jya kwitunganya nabiranye umva rero nkubwire je mbivuyemo kwitunganya nabiranye oya mbivuyemo iki bivuyemo
Jewe ntari bunyirukane. Jewe ngi Kigali n'umugabo wambaye. Imbere tujyanda. Tujyande bya bintu ntaga byo kujyana i Kigali. Kigali habaye abantu b'abasirimu. Fata iyo gitaro. Ntayo mfashe. Fata iyo iki. Nakubwiye ngo nabivuye. Kabwa wamba bari ibyo bintu kabisiga ko. Fasha ariko. Kabwa na wamba bari ibintu kabisiga. Ndavuze ngo kenyera. Nje naho njya pe. Ntaho njya. Ntaho njya. Kabwa asubishije izo nkweto mu nzu. N'umugabo ufite wasubishize inkweto mu nzu koko ntabwo ngiye kujya i Kigali k'ingofero suyisize okwibuka ingofero ambara rwose izo nkweto ntago urashaka ko tugenda abantu bose batureba dore abantu bavuye mu ntara dore oya ubona rwose izo nkweto ngewe ntabwo ndi kuzikura oya winsakuriza ngewe ntabwo izi nkweto tujyana uzifite nukuri izi nkweto umva yewe warebye za congo zawe ibikweto barabijyana we yewe n'ingofero nayibona uransebeje nyine bitware mu ntoki kuko ndabona ibi ngibi bitari bugere i Kigali terura tugende ni imizigo witwaje iyo ubutwaye n'akamambiri ariko ahantu hose tugiye guca ni twebwe twahekero ry'umugari kwe akira fata akira ariko sha maze nkajya i Kigali nafite inkweto yanjye ukoze akagofero ko karakubereye agashati ni sawa ariko inkweto ze bijo byagiye kumutungura ndi kumwe n'umugore ndamutunguye mva ko abantu bagiye guca muvemo mutajya mwitegure mumenye ngo reba nk'uku nguku muri kwitatobeka izi za kashuma tuyoboshewe n'inzo bidaha uza hano tugiye imikungugu zibagayo yewe reba nk'ubwo busa mwanitse izo ntege ziruzura umucucu mucoke mwe bakuru ndahaseruka neza amahoro mwimakevo gute hanyuma ko ndeba mukeye cyane se muri mwebwe ndabona rwose bo rero reka mabazi ntuzari hehe special bite byawe ntuzari hehe nuko se bazongera kuvuga ngo namutumiye sabukuru wawe ari he bari bambwiye ngo baraza ubwo nyine banje umva se rasi weho biragenda gute nuko nabuze umuntu uraje kuzana garamagazi oya makazi ese ntago wawe kwari wose ni nabishinze nawe ukabinyizeza garava kwibuka nagiye mu nzu ndinywera ndabyibagirwa mwese ubwo nkaho mariye iki cyangwa se ntago twamagara kwa Karori yewe wa mubyeyi we umva rero ego kusunta wakwambara neza nk'umiramiranyira cyangwa uyahuburemo n'ubundi birangira ugiye gari hanze erega tugiye mu mujyi umva rero turagiye tugiye ikantarange turaca mu gikombe tuzambuke ubunyabungu turacurama mu mukoki turazamuka mu rufunzo tute twajya hehe mu ruseke iyo tugeze aho ngaho hari ahantu tugeraga tukagera hehe ku mupaka ubwo mupaka bisaba ngo umuce bugufi babone ubu bakinguye nitwinjira umupaka turazamuka mu mpinga turacurama mu mukatikati tute twajya hehe mu matarasi nitugera muri ruhurura turaca hehe mu manga twiburuke hehe mu ntuza nehera hari ahantu muri buti oya muri buti tute twajya hehe mu migwegwe iyo aho mu migwegwe rero turatwenda kuhagera turatukoze nk'urugendo rw'amasaha 9 tute twinjira hehe mu bibuti mu bibuti yuvuyemo taguca hehe mu migano nubwo bagugiye kugera hehe mu muhondo ubwo aho rero ako munda bivamo umuntu kugera nk'akati ariko se tugende ngiye burari ubu ugiye kundaza mu nzira twasanga n'imodoka yadusize ariko se tugende nyine ngwino apubusobanura uko unsiga cyane igihe ukugusiga wowe genda ubundi ngiye wundiki umva rero nkubwire tuve aha tubyumvikanye iki rwose iyo ngendo ya ntabwo iri butugezaho tugiye
kuko nitwareba nabi turasanga n'imodoka yadusize umenye ko ari ukurara dukatishije none ndebe Ukatije kandi bijo bije yambwiye ngo arakodesha imodoka. arakodesha imodoka bijo urabona ari buvivemo ibyo bintu n'ibyo bikondo byabo ese ihute tugende Si wowe uri mu kumvugisha se? nitwagera yumva barire ngusabye imbabazi rwose tuve hano tubyumvikanye tuza kuvuga ko ndi umugore wawe Ngo nguki? oya tugiye kugenda tugere iyo tugiye wicare bakwakire mu ntuze yawe nanjye banyakira ukwanjye ikagire n'umuntu n'umwe uganiriza ko ndi umugore wawe Uri habara ryanjye se? yaba nta nubwo nshaka no kubihabara ryawe kuko wanze kumva ari ibyo bintu byose ujyanye i Kigali ugiye kunsebya ngewe rwose ibyo bintu ntago tuve hano tubyumvikanye tuze kuza None ijyana nanjye ndijyana. Ijyana nanjye ndijyana. ni nkaho ndi kuyijyana yo kunuka Gende nyine. Ngaho genda. kebuka rero Agenda, genda. Ariko utanjyanye se wajyana iki? Rahira ko ugiye kurya kubera jewe, ugiye kunywa kubera jewe, ugiye mu bukwe kubera kabwana. Ngo si ujya kuri umugabo. Murumva gaho rero turaba tugezeyo uko biri kose sibyo kandi muhumure ujaja nanirwa ajaja mugenzi wa mwakire umva imodoka zahageze ahubwo abahanzi bawe bageze ngo tugende none nyine ntuzaniye Bruce Bruce Melody se ngenze batome ngiye umuntu namuhaye amafaranga kubwangu ni yakure Diamond ukanga Diamond geze namushaka nura muntu mumeze kuri agiye ngiye ndashakaga abahanzi bahogoza urumva nako shaka ko ibintu by'ibyanagiye birakureba nashaka abantu bahogoza bon kuntu raga unazimeze Knowless narimo inde Knowless narimo bari buze Knowless oya abo bihorere si ibyo biri ariko nese batumiye bande ata tugiye gufata irembo wenda ibyo bizaza ku munsi kwa mariage baririmbe muri za resibusi ariko ngiye nubwo twari gufata irembo ngiye navuze ndashaka ibintu byanjye bizaye biri ku murongo ndashaka ku buryo bazariduha batitangira rero uzi kuvugiriza bireke nabwiye ntuzaraza guhamagara inzoka se kabwana se saraza kabwana twavuganye ni umuhanzi nawe arapfa gukora mu murya kabwana se ko acuranga za kera gusa ikibazo kandi ahanyuze zinezeza abasaza aranyuze gusa icyo kibi cyo gushinga rero umuhanzi uri kujya curange urasibe saho gushinga size urukundo se ahubwo umva sinone ngande mana ariko ubwo ujya kuri ujya kuri ngaho mu ndebera umuhanzi urasuza mwadukereje urubazo ngaho ngwino ndebere umuhanzi wawe naje ngwino ndebere umuhanzi watumye naje da ubu se uyu ni ngaho ndebere umuhanzi wawe ndebere umuhanzi wawe mwiriwe muze urasaza natinze se ngaho ndebere nge ntabwo nagutumye abasazi ariko urasaze none ngaho ndebere inkweto aba yambaye ukuntu ziba zimeze none se ntitugiye kujya i Kigali ntitugiye kujya i Kigali ukumva ko ibintu byajya mu modoka se ubwo nizere ko wakodesha n'imodoka y'abahanzi batwaramo n'ibi bintu byabo mwihorere nawe ubwo aje kubibera mugenzi wawe se we byagenze ibi ko mwavuze ko muri babiri muze izi ni za nkweto nakubwiye kumva ko kwambaye ibi bintu ukangira mu modoka kwizenge ntabwo wayihingukamo nahageze uramenye umunsi wo wari uri he mbona nakubuze komera madamu makuru ki watuheza kuze niwo muranyica ibirori ngo twiriwe muri kunyicira ubukwe ngo twiriwe iki mbo umva rero uretse oya ndashaka ko banza ukemura ikibazo cy'ibibiri nawe arabikuramo atabikuyemo ntabwo nabikuramo kuza hano tugiye urugendo rw'amasaha 15 n'igiti bwira papa wawe ambaye nyishyuye inda yari mfatiye inkweto ngaho nyumvira abahanzi batumishije gwinda yamugwatiriye ngaho ndebera nk'ibintu uyu si n'umuhanzi w'ibiki wari wambwiye ko tuza turi imbere se nyine ngo wari wambwiye ko tuza turi babiri wangaje ahubwo wowe amafaranga baduha ko baduha avance wose aririmbaga iki uyisa none se uretse uyu muntu turamujyana gute atambaye inkweto oya aririmbaga iki ubu reka kubanze wumva idaririmba urumva se tujyana umuntu utambaye ngaho ndebera abantu arajya i Kigali se nimunyicira ubukwe muceceke no nazindutse kare cyane ugiye he dore naje kubataramira ngo twishime tubyine ducinya akadiho yego ukomeze yego muze muhere musubize none se ibi niboro musubize ibi none se izi ndirimbo niyo ukubona cyane niyo ku kibasura mutahe
tahani Mutahe. tagira vuba se ntabwo mutwishyura amafaranga Mutahe. ahubwo muduha yacu ubwo mwebwe Yankoni yanjiriye nde. mutahire vasi Mutahe. Henaguri kurata. ho mutahire vasi Urasi n'umugore we bari baza. akiri ngo hano umugore we ngaho ndebera ko ndatagata Uwo mugore yagaruka. Ugataha. uragenda ujya hehe usubiyeyo na buretse ko ntabwo wabifahamo abantu barabishyura nibijya mvuga rero ngo abantu bishyurira iby'umuntu sibyo Yego. ariko viye tugisha ukuri Iki? abahanzi babaretse nta wundi muntu wa Mbarata Madrid. ririmba ririmba vava ako karanasana nore ririmba buretse ririmba urugo ruhire urugo ruhire yemwe unywa itabi Muzi n'ikindi gahunda ihari kuri organization y'ibi bintu twagenda nta muhanzi baradutengusha ndabisubitse ngwiki mutahe tuzaba turajanye borongorane ngo ubwo bikagenda bitegewe ako se manu inkweto zanjye nakodesheje njye urumva ibyo birabareba gusa imyenda ngiye kubitegura neza nzatumire Rihana na Beyonce nibo tuzajana ntabwo twagenda nta muhanzi nta muhanzi muzehe ubwo karibu ngwino uburisome yehese stari tambuka reka ntambo wigira mukobwa tuganire n'ibizakurikiraho ubutaha ubwo iby'irembo se bikagenda mukagenda bisubitse mpaka tubona abahanzi bireke wenda tuzafata igikari n'abahanzi nibo bazafata irembo tuzafata igikari none ubwo ubu manudi ntimwamugambaniye koko kubona amaze igihe kinakundana n'umukobwa umukobwa tumaze imyaka 6 dukundana ni isugi ndi imanzi urumva turavuze ngo tugeze igihe cyo kuba twashinga urugo none reba iby'irembo kuntu gufata irembo byonyine make up zacu dukoresha manu umugore baramutwara barahita bamutwara aragutegereza kubure manu nditahiye anabyeyi ninjye narenze ko ngiye kunywa shamana umukuru wanjye kuva buno ubukwe bwawe bujemo agatotsi uzongera kurongora bikugora ngwino nkubwire wafashije akantu kamwe nk'umuntu w'umupapa nako nk'umuntu uzi ubwenge ndakwemera nk'umuntu uzi ubwenge fasha akantu kangana gutya twumvishe viye sibyo n'ubundi gufata irembo ntabwo ari ngombwa kujyana abantu bose sibyo si ngombwa n'abahanzi tumwumvishe icyo kintu ndaje ndamugufashijwe umva viye noneho rero sibyo mwaje tukaganira imodoka aba basore babwire abantu bose bari iki modoka iki gandebe bene abite byawe ni byiza nta soni buraho yego urase yambaye ibiki aha turashize none wiki bose turajyanye imodoka iri hehe ariko urasaze sinjye mu kirori kuzina ry'Imana ntabwo wangera mu modoka wambaye ibi bintu bwajemo basazi se ntabwo ubwo okay uretse nako nizere ko turi kumwe turi kumwe nyine basa no bikoto birajya mu modoka vie naho ubwo hari ica byambariye mureke none se wampaye amafaranga yo kugira ngo bigende yes ni manudi wa cyangwa se manudi show ubwo ni kuri social media zose ni show pa kuri pa nana barapira man ariko nabyo nkoze so jya kuri YouTube wandikamo manudi show ugira filime zanjye urebe banga zanjye zose mba nateguye ni manudi show cyangwa se nyite mucoma bro